Yes, urakoze rero basobanukirwa 5 TV, reka nongere mbasuhuze mbahe ikaze kuri iyi channel yacu, channel ya Sobanukirwa 5 TV, channel rero y'ibiganiro bigiye bitandukanye, ibiganiro byigisha, ibiganiro by'ubwenge, haba ku bakuru, haba ku bana batoya, abantu bose batandukanye, nta handi ushobora gusanga ibiganiro by'ukuri n'ibiganiro byubaka. Ni kuri Sobanukirwa 5 TV, rero mbahaye ikaze mu biganiro byacu, kandi namwe bashyashya mukigera kuri umurongo wacu wa Sobanukirwa 5 TV, reka namwe mbasuhuze mbahe ikaze, kandi nabifuriza gukora subscribe kugira ngo mujye mubana natwe mu biganiro byacu. Uyu munsi rero icyo ushaka kuganirira ku babyeyi bafite abana ndetse namwe mushaka kuzagira abana. Ese wifuza ko umwana wawe azakura ari umuntu w'umutima wubaha kandi w'intangarugero? Ubu rero ngiye kukwereka ibintu 10 by'ingenzi umubyeyi wese akwiriye gutoza umwana we akiri mutoya. Nta handi wowe uze kubisanga ni kuri Sobanukirwa 5 TV. Icya mbere ugomba gutoza umwana wawe kubaha abandi. Toza umwana wawe kuvuga mbabarira, urakoze, ndagusabye. Ni ukuvuga ngo umwana ubundi ikintu yarangiza akavuga ati urakoze, cyangwa se waha ikintu umwana yaza akagushimira, uwo mwana vraiment biba bigaragaza ko ari umwana w'umutima, umwana wubaha. Icya kabiri rero ni ukuvuga ngo gukunda gusoma no kwiga. Ubundi umwana agomba gukunda gusoma yewe akanakunda kwiga. Uzarebe ko hari abana bagera mu wa mbere, mu wa kabiri primaire, ugasanga ishuri barivuyemo bagiye kuba mayibobo, ugasanga akuze adafite umutima wo kwiga, ahubwo afite umutima w'uburara. Umwana rero agombye kumutoza gukunda gusoma ndetse no kwiga. Icya mbere ni uko aba agomba gusoma ibitabo hamwe nawe, wowe ugasoma nawe agasoma. Urumva umutoze byibuze gusoma buri munsi, amenye ko mu gitabo ariho hahishwemo ubwenge cyangwa se ubuhanga. Ni ukuvuga ngo rero nusoma igitabo nawe azagerageza agisome, kandi azagisoma ashishikaye kubera ko nawe icyo gitabo uzaba urimo uragisoma. Icya gatatu, kumva no kumvira Imana. Umwana iyo yumvira inama, umwigisha gutega amatwi neza, kumenya uko yitwara mbere y'abakuru. Ni ukuvuga ngo umwana wumvira umubyeyi amubwira ibyo agomba gukora. Ni ukuvuga ngo aba agomba kumutoza kumvira. Icya mbere agomba gutega amatwi, aho kumenya uko yitwara imbere y'abakuru. Icyo gihe icyo kintu akaba akizi neza. Uzareba ko hari igihe usanga umwana ari mutoya ariko ugasanga nta kinyabupfura, ugasanga nta disipurine, ugasanga abantu baramwinuba. Rimwe na rimwe ugasanga ari uko uwo mwana atigeze ahabwa uburere ngo yitabweho, no kubera ko atigeze yitabwaho na ba nyina cyangwa se na ba se, ugasanga umwana nyine agukojeje isoni aho uri hose. Icya gatatu, gusangira n'abandi. Mwigishe kabisa gusangira ibikinisho, ibiryo, n'utundi tuntu nyine tw'abana. Ni iki? Utwo tuntu, ibiryo, byaba ibikinisho, utangire kumutoza, kumwigisha kubisangira n'abandi, gukina n'abandi ariko babisangira. Urumva rero iyo abana basangira ibikinisho cyangwa n'ibiryo, mu by'ukuri icyo kintu kiba ari cyiza, kiba gishimishije kandi kirafasha. Naho niho bakura bwa burere. Ikindi, umwigishe, ikintu wagombye kumwigisha, gusenga no kugira indangagaciro, akubaha Imana mu gihe yaba afite idini asengeramo, ari umukirisitu cyangwa se umusilamu cyangwa se n'iki, we apfa kuba wubaha Imana. Nawe ugomba kumutoza kubaha Imana. Ngo umwigishe kugira umutima w'impuhwe, kubabarira, gusenga. Ngo niba binashoboka umwana niba bishoboka. Niba rero umwana mu by'ukuri iyo umwigishije ikintu cyo gusenga no kugira indangagaciro,
no kugira umutima w'impuhwe no kubabarira abandi ndetse no gusenga, akagira amahirwe akabikora, ibyo ni ibintu by'agaciro kuri wowe kubera ko uyu mwana mu by'ukuri nawe aba akoze ikintu cyiza cyane kandi abayeho umwana mwiza. Ikindi hakaba nko kwisukura no gusukura ibye, kugira isuku, ibindi agafura, ibindi agakora isuku mu bintu bitandukanye. Kandi ugomba kumwigisha ngo gukaraba intoki, koza amenyo no gusukura aho akina. Urumva? Ibi ngibi umwana iyo abikoze akura neza, akurana isuku kandi agakura afite n'ubwenge na mindset cyangwa se na mitekerereze mizima, agomba nyine umuntu muzima. Ikindi kubahiriza igihe no gukora imirimo yoroheje. Umwana burya uko uzabaho niko azabaho, niba wica igihe gahunda nawe ntazigera abibahiriza. Rero ni ukuvuga ngo bivuze ngo iki? Ugomba kumwigisha gukunda cyangwa se gukorera ibintu ku gihe. Gukorera ibintu ku gihe kabisa, icyo ni ikintu cy'ingenzi. Umuhe inshingano, agire gahunda kandi noneho akore ibintu biba byaba zoroheje, utuntu tworoheje ariko adukoreye ku gihe. Ni ukuvuga ngo kwihangana no gutuza iyo hari ikibazo. Umwana ugomba kumwigisha kwihangana, gutuza, ukamwereka yuko icyo ashaka wenda runaka atakibona, ukanamutangira kumutoza umubwira ko ikintu cyose azashaka muri iyi si atari ko agomba kukibona. Ibyo akabimenyera rwose akiri muto. Ni hamwe ugenda ukagera ahantu ugasanga umwana yarize, yageze mu isoko ararize, yagezeho ibintu byose asaba gusakuma kubera iki? Ntabwo wigeze umutoza ngo umutegure hakiri kare ku buryo azagera ahantu akabona ko bya bintu nyine bitamureba. Icyo kintu rero nacyo ni ukuvuga ngo uba ugomba kukimwigisha nacyo akagikurana. Ikindi kwifatira ibyemezo bitoya. Kwifatira ibyemezo bito ni ukuvuga ngo umuhe amahitamo no kumubaza icyo ashaka kurya cyangwa gukina. Ni ukuvuga ngo uyu mwana afite, ni ukuvuga ngo hari ibintu aba akeneye gukora, hari ibintu aba ashaka, hari ibintu aba yumva yagakoze. Ibyo rero ugomba kumureka kugira ngo abikore abishaka. Bavandimwe rero basobanukirwa 5TV, nkaba rero ngiye kubibutsa gukora subscribe, gukora share no gukora like ndetse na comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho. Reka rero nshumbikire ikiganiro cyacu, tuzakomeza ubutaha. Shalom shalom.